Turabasuje kandi tubahaye ikaze mwe tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Imana irahambaye, Yesu ni umwami, nanjye ndarenze. Imbere yanjye kuri kamera rero hari umuvugabutumwa, umuhanuzi Elisa. Natinze iby'Imana buryo biharira Imana, reka mwakire. Yesu ashimwe abadukurikiye. Uyu munsi numva nshaka ko tuganira ku kiganiro kijyanye no kuvuga ngo agakiza ni iki, kuko agakiza abantu bazi ko ari ijambo rito cyane, ariko ni ijambo rigari cyane. Hanyuma agakiza tuzi neza yuko hari abantu bavuga ngo agakiza k'isezerano rya kera n'agakiza k'ubu ngubu, ariko buriya byose bikubiye mu ijambo rimwe, hari naryo yitwa ngo umumaro w'amategeko. Hanyuma umumaro w'amategeko harimo umumaro ngo w'isezerano rya kera, ari ryo sezerano Mose yahawe, ari ryo abantu bakunda kuvuga ngo ni amategeko yahawe Mose. Hanyuma hari n'amategeko y'Imana. Impamvu dukoresheje ngo ni amategeko y'Imana, andi ngo ni amategeko ya Mose, ni uko yahawe Mose. Hanyuma ari amategeko turaza kumenya impamvu yahawe Mose. Yego. Hanyuma amategeko ya Mose ageranywe, ni ukuvuga ngo ni isezerano rya kera. Isezerano rya kera ni ukuvuga ngo ari amategeko twayahawe kugira ngo atubere umushorera utugeza kuri Kristo. Ntabwo twayahawe kugira ngo tuyubahirize twumve ko ariyo azatujyana mu ijuru. Nubwo bwose abenshi bumva ko kubahiriza amategeko ari byo bizabajyana mu ijuru, ariko nyamara Bible hari icyo itubwira, yuko itubwira kizatujyana mu ijuru. Ndagira ngo dusome Abaroma 3:19. Abaroma 3:19. Abaroma 3:19 haravuga ngo tuzi ko ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, ngo kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose batsindwa n'urubanza imbere y'Imana. Mu Baroma niho batangira kubwira yuko rwose ngo amategeko twayahawe kugira ngo dutsindwe n'urubanza imbere y'Imana, kubera yuko nta cyiza na kimwe umwana w'umuntu agira, kuko tuzi neza yuko umuntu agira neza ariko bikarangira byirase, cyangwa kimwenda akagufasha kumva ko azabyirata ejo. Yagira neza bagenzi be cyangwa yagira neza abana bakumva ko agomba kuzabibacyurira. Ni nayo mpamvu usanga umuntu ubwe ku giti cye nawe ubwe arabizi neza yuko bakunda guca umugani mu Kinyarwanda ngo ukize ububwa abukubitira mugenzi we, kubera yuko iyo amuhereje icyo kintu atangira kumwirataho, ariko nyamara mbere icyo kibazo agifite ntabwo ashobora kuba yagikora, bitewe n'uko nawe bari bahuje icyo kibazo. Bishatse kuvuga yuko nta gihe na kimwe umuntu azabona ibintu ngo abihereze umuntu ngo yumve yuko amuhereje ikintu, nta kindi gihe azabimucyurira. Niyo mpamvu amategeko menshi twayahawe kugira ngo agende atubera inzitizi, zitwereka yuko nta kintu kizima dushoboye, usibye kugaragara imbere y'Imana ko ntacyo dushoboye. Tugire umutima wo kumva yuko turi abanyabyaha, turi abanyantege nke, hanyuma ngo dukunde twakire ubundi buntu Imana yatuzaniye, aribwo tuza kubona imbere
Eh, twasoma muri Ezekiyeli 20:25. Ezekiyeli 20:25. Ezekiyeli 20:25 ngo nuko mbaha amategeko atababoneye n'amategeko atababeshaho. Ni ukuvuga ngo amategeko Imana yaduhaye ibizi neza ko atazatubeshaho, nta n'ikintu azatumara usibye kugaragaza ko turi abanyabyaha gusa. Ni ukuvuga ngo ari amategeko twayaha kugira ngo atugaragaze ko ibyo ari byo byose dukora, ibyo ari byo byose dukora yuko ari ibyaha byose. So sinzi aho abantu bakora ko kubahiriza amategeko ariko gukizwa. Sinzi aho babisomye, gusa niba ari aho babisomye ubwo bazatubwire uwo murongo wo muri Bible, ubwo turebe wenda kuko nimba wenda uhari. Ariko nyamara nzi ko uwo murongo nawo uhari, ko abantu bazakizwa, abantu bazajya mu ijuru cyangwa kimwe Imana izabakira bitewe no ko bubahirije amategeko. Nubwo bwose amategeko n'ibyahano ari byo bituhamiriza yuko turi abanyabyaha, ariko nyamara ntabwo ariko twakagombye kwitwara. Twongera tugasoma mu Bagalatiya 3:10. Abagalatiya 3:10 haravuga ngo Abagalatiya 3 haravuga ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume, ngo kuko byanditswe ngo havume umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Bishatse kuvuga yuko mu mategeko niyo wakubahiriza yose ukicamo rimwe gusa, ubu ngana n'uwayishe yose. Mu yandi magambo, niba umuntu yishe amategeko yose ari umunyabyaha, bishatse kuvuga yuko umuntu uwabasha kubahiriza amategeko yose akicamo rimwe gusa, bivuga ngo arashaka ngo ameze nka wa wundi wayishe ntacyo yishisha. So twirinde kumva yuko ngo tugomba kwiringirira mu kubahiriza amategeko, kuko hari ubuntu Imana yatuzaniye bundi aribwo tugiye kureba mu kanya. Kuko Bibiliya tubwira ngo mureke kwizerera mu kintu kijyanye no kubahiriza amategeko. Ikintu kiza kubatungura ndaza kubabwira umurongo uza kubereka yuko ibyo abantu bagenda batwigisha byose, ikintu kitwica nuko tudasoma Bible. Mumfashe dukurikire icyo bita ngo ibyanditswe. Ibi byanditswe nibyo biza kutwereka icyo twakagombye gukora kurenza ibindi byose. Ni ukuvuga ngo twavugaga amategeko ya Mose, ariko noneho reka tugaruke ku mategeko noneho Imana yatanze ariyo sezerano rishya. Amategeko twahawe cyangwa itegeko twahawe n'Imana ni rimwe gusa. Mu ncamake ni ukwizera no kwizera. Hanyuma ndagira ngo tugende dusoma ibyanditswe bigiye bigenda bitwereka ese kwizera bivuga ni ukuhe. Turasoma Abagalatiya 3:11. Abagalatiya 3:11
eh, Abagalatiya 3:11 haravuga ngo bigaragara yuko ari nta muntu uzatsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana, ngo kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Mu yandi magambo, ushobora kwizera yuko ushobora gukora akazi ukizera yuko ufite nka business, ukizera kuzunguka nubwo urimo urakora, ariko hari benshi bakora ariko bizeye ko batizera yuko bazunguka. Mu yandi magambo, icyo wakora cyose udafite kwizera ntuteze kuzatera imbere. Ikindi ntuteze kuzabona ubuntu bw'Imana, uteze kuzabona ubuntu bw'Imana udafite kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza muri wowe. So bene data, tugerageze kwizera Kristo ko ari umwami, kandi nta kintu dufite kongeraho, kuko Kristo niwe mwuzuro ku Mana. Ni nayo mpamvu Imana yavuze ngo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Ikindi turongera mu Bagalatiya 2, mu Bagalatiya 2 turahera ku murongo wa 10, turahera ku murongo wa 16 tugeze kuri 21. Hanyuma mumfashe kugira ngo tugerageze kugira ute gusoma, nubwo uzadukurikira kino kiganiro azagerageze najya gukurikira kino kiganiro azifashije Bible, kugira ngo ibyo tuvuga n'abajya bireba muri Bibiliya, hanyuma bizagufasha. Ni byiza kumva ikiganiro kandi unasoma Bible kugira ngo ibyo byanditswe nawe ubikurikirane. Ndagira ngo tugendane. Abagalatiya 2:16 kugeza kuri 21. 16 aravuga ngo nyamara tumenye yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ngo ahubwo atsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Ngo dore ndetse natwe twizeye Kristo Yesu kugira ngo dutsindishirizwe no kumwizera, ngo bitavuye ku mirimo itegetswe n'amategeko, ngo kuko ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. 17 ngo ariko se nidushaka gutsindishirizwa na Kristo tugasanga ko twebwe ubwacu turi abanyabyaha, ibyo byatuma Kristo avuga ko ari umugabura w'ibyaha? Ntibikabe. 18 ngo kuko niba nongera kubaka ibyo nashenye mba nihinduye umunyabyaha. 19 ngo amategeko yanteye gupfa ku mategeko ngo mbeho ku Mana. 20 aravuga ngo nabambanywe na Kristo, ngo ariko ndiho, nyamara si njye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ibyo nkora byose nyiriho mu mubiri, ngo bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana nkunze akanyitangira. 21 ngo simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, ngo kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko Kristo yaba yarapfiriye ubusa. Bene data, hano barimo baratwereka yuko amategeko na Kristo naho bahuriye. Amategeko atwereka ishusho y'umuntu nyakuri yuko ari umunyabyaha udafite kuba yababarirwa bitewe n'uko yubahirije amategeko. Ariko tuzi neza yuko umuntu twamaze kumenya mu isezerano rya kera ko umuntu atazababarirwa bitewe n'uko yubahirije amategeko, nubwo bwose amategeko ushobora kuyubahiriza kugira ngo ubashe kubana neza
ubashe kubana neza na mugenzi wawe, ubana neza na leta, kuko leta nibona ututse mugenzi we, guhishe mugenzi wawe, umufashe ku ngufu, uko byagenda kose bo bazaguhana kandi bazaguhanisha itegeko. Ariko Imana yo kubera urukundo rwinshi, ni nayo mpamvu yatanze Kristo kugira ngo uzamwizera wese azahabwe ubugingo buhoraho. Mu yandi magambo, Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Mu Magalatiya 2:21 niho wabivuze neza, aravuga ngo simpindura ubusa ubuntu bw'Imana. Niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko, Kristo yaba yaragize ute? Yarapfira ubusa. Ubwo nimba gukiranuka kuzanwa n'amategeko, Kristo yarapfira ubusa, ubwo bivuga ngo Kristo n'amategeko ntaho bihuriye. Mu yandi magambo, tureke kuvuga ngo mwubahirize amategeko hanyuma muzabona ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho ni ukubanza ukakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, ukamwizera, hanyuma ukaba icyaremwe gishya. Hanyuma icyaremwe gishya rero, Kristo ni umutwe, twebwe tukaba ingingo ze. Ntabwo waba urugingo rwa Kristo ucyubahiriza amategeko ukiciraho iteka. Kuko tuzi neza yuko abantu benshi bazi ko ngo kubahiriza amategeko ariko gukizwa. Ntabwo ariko gukizwa. Kubahiriza ntabwo amategeko ariko gukizwa. Kuko abubahiriza amategeko bo bazabeshwaho nayo. Ariko amategeko aganisha ku rupfu, ntabwo amategeko aganisha ku bugingo. Ubwo nimba hari umuntu waba uzi neza yuko amategeko ariyo azatuma umuntu abona ijuru, muzandika muri comment muvuge ngo icyanditswe ni iki ngiki kibivugaho, kivuga gutya, kivuga yuko umuntu azajya mu ijuru kuko yubahirije amategeko. Gusa icyo nzi ko mbijeje ko guhera mu itangiriro kugeza mu byahishuwe ntabwo wabona icyo cyanditswe, kuko Bible irasobanutse, kuko Bible ni umurongo, ni ijambo, ni ubumana, ni urukundo. Nta gihe na kimwe amategeko azatuma umuntu ajya. Hanyuma turasoma Abagalatiya 3 guhera ku murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 12. Gatatu 12 6. Abagalatiya turahera ku murongo wa 6. Yego. Baravuga ngo nk'uko Aburahamu yizeye Imana bikamuhwanyiriza no gukiranuka, ngo mumenye yuko ari nako abiringira kwizera ari bo bana ba Aburahamu. Ngo kandi ibyanditswe byamenye bitaraba yuko Imana izatsindishiriza abanyamahanga kuko bizeye. Bibwira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba biti, muri wowe ni wowe mahanga yose azaherwa umugisha. 19. ngo nuko abiringira kwizera bahanwa umugisha na Aburahamu wizeraga. 10. ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume, ngo kuko byanditswe ngo havamo umuntu wese uhirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. 11. biragaragara yuko ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Mu yandi magambo, kwizera ni ijambo rigaragaza yuko ariyo nzira iduhuza na Kristo, hanyuma Kristo nawe akaduhuza na Data. Mu yandi magambo, Kristo natwe abizera turi umwe. 12. ngo nyamara amategeko
ntagira icyo ahuriyeho no kwizera, ngo ariko rero uyakomeza azabeshwaho nayo. Bishatse kuvuga yuko amategeko na Kristo, nongere mbasubiremo, amategeko na Kristo ntaho bihurira. Cyokoze uzayubahiriza azabeshwaho nayo, ariko tuzi neza ko ngo amaherezo y'amategeko ni urupfu. Nk'uko ejo bavuga ngo havumwe umuntu wese udahirimbana kubahiriza amategeko yose ngo ayakore. Nta muntu n'umwe ushobora kubahiriza amategeko yose ngo abure kuticamo rimwe, kandi uwishemo rimwe angana n'uwayishe yose ku murongo. So rero tureke kwiciraho iteka kandi Imana itaraduciriyeho iteka, ko twese tuzi neza yuko amategeko Imana yadukuyeho kubw'urukundo rwayo. Ntabwo twigeze tuyikunda mbere, niyo yadukunze. Hanyuma Abagalatiya 3:21 kugeza kuri 29. Abagalatiya 3:21 turageza kuri 29. Haravuga ngo mbese ubwo bibaye bityo amategeko arwanya amasezerano y'Imana, ntikabeho. Ngo kuko iyaba harabayeho amategeko abasha kubesha abantu, gukiranuka kuba kwaraheshejwe nako. Ni ukuvuga ngo dejanga dukomeje kubona yuko amategeko tuyareke. Cyokoze uzayubahirize kugira ngo ubashe kubana neza nanjye, nyereke kugira ngo mbashe kubana neza nawe, tubashe kugendera ku murongo leta yaduhaye. Ariko ntabwo bivuze ko nituyubahiriza ariko aricyo kintu kizatuma tujya mu ijuru. Oya, ntabwo aricyo kizatuma tujya mu ijuru. 22 ngo ariko ibyanditswe bivuga yuko byose byakingiraniwe gutwarwa n'ibyaha, ngo kugira ngo abizera bahabwe ibyasezeranijwe babiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Bishatse kuvuga yuko n'ubundi amategeko bibaye byiza amategeko twayareka tukayaharira leta natwe abantu, ariko Imana yadukuriyeho urusika rwadutandukanyaga nayo. 23 ngo icyakora uko kwizera kutaraza twarendwaga tubohewe gutwarwa n'amategeko. Uko kwizera Kristo yazanye kutari kwaza, twayoborwaga n'ayo mategeko, dutegereje kwizera ko ari kugiye guhishurwa. Mu yandi magambo, Kristo ataraza cyokoze twayoborwaga n'amategeko, ariko dutegereje icyari kigiye guhishurwa, cyangwa icyari kigiye guhishurwa ariko kwizera Kristo yatuzaniye. 24 ngo ubwo nibwo bwo buryo amategeko yatubereye umushorera utugeza kuri Kristo, ngo dutsindishirizwe no kwizera. Mu yandi magambo, mbere umuntu yubahirizaga amategeko akumva ko ari we mukiranutsi, ariko hano turimo turabona yuko umuntu adatsindishirizwa n'amategeko, ubwo umuntu atsindishirizwa no kugira ute? No kwizera. 24 nongere masubiremo ngo ubwo nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo, ngo dutsindishirizwe no kwizera Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza, ari we nzira y'ukuri n'ubugingo. Ibyo batuzana batubwira yuko ngo kubahiriza amategeko ari byo bizatuma tujya mu ijuru, uzabikubwira wese arakubeshya. 25 ngo ariko kwizera kumaze kuza ntitwaba tugitwarwa na wa mushorera, ari nabyo tumaze kureba imbere.
26, mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Bishatse kuvuga yuko kuba umwana w'Imana ntabwo ari ukubahiriza amategeko, ahubwo kuba umwana w'Imana, kuba umukiranutsi, ni ukuba wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Two gukomeza kwigira abanyabwenge cyane ngo twumve ko Bible tuyirusha cyangwa ijambo ry'Imana tumve ko twe dufite gushyiraho ibyacu, kandi Bible arayivuga yuko ibyo dutekereza n'ibyo twibwira byose ari iki? Ari ububore. Tuve mu bintu byitwa ngo ni ubwenge bwa muntu, ahubwo tusome ibyo Bible hano itubwira. Ko Bible itubwira yuko kugira ngo umuntu abe umukiranutsi cyangwa umuntu abe agira agakiza ari uko yizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. 27, kuko mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo. Noneho ngo kuko mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo, ni ukuvuga ngo uzabatirizwa mu mwuka akizera azaba yabaye icyaremwe gishya, azahinduka we na Kristo bazaba babaye umwe. 28, ngo none ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki, ntihakiriho imbata cyangwa umudendezo, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, ngo kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Kera mu isezerano rya kera bakundaga kuvuga ngo babaza abantu ubwo Kristo ngo yazaga ku musozi umwe, ngo babaze abagabo umubare wabo, ariko ntibavuga umubare w'abagore n'abana. Mu yandi magambo, abagore n'abana babashyiraga ku ruhande, bumvaga yuko umugore yari afite ibituma atabarwa, ariko babaraga abagabo. Ariko ubwo Kristo yazaga, nta mugore nta mugabo, nta muyuda nta n'umugiriki, nta n'imbata, nta n'umudendezo. Mbese mu yandi magambo, waba uri umuzungu waba uri umwirabura, twese turi umwe. Yaba uri umunyarwanda, waba uri umukongomani, waba uri umurundi, waba uri inde, twese turi umwe. Turi umwe muri Kristo, upfa kuba wizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. 29, ngo ubwo muri abakristo muri urubyaro rwa Aburahamu, muri n'abaraganwa nk'uko byasezeranyijwe. Mu yandi magambo, niba turi muri Kristo, turi muri Kristo Yesu, ubwo turi n'abaraganwa ba Aburahamu. Bivuga ngo Aburahamu yabonye umugisha w'ibifatika. Umugisha w'ibifatika, abantu bajya bavuga ngo iby'isi ngo ntabwo ari iby'abakiranutsi, ariko iby'isi ni iby'abakiranutsi, ko byose twabihawe ku bwa sogokuru wacu ariwe Aburahamu. Sogokuruza wacu yahawe umugisha w'ibiri hano ku isi. None Bible iratubwira ngo ubwo muri abakristo muri n'urubyaro rwa Aburahamu, muri n'abaraganwa nk'uko byasezeranye. Mu yandi magambo, Aburahamu tuzi neza ko yahawe umugisha w'ibiri hano ku isi. Bivuga ngo ibyiza byose biri hano ku isi byose, kuko dufite kwizera kwa Kristo, nabyo tubifiteho access, kuko ni nacyo Kristo yaziye. Mu yandi magambo, kwizera Bibiliya ivuga twakagombye kwakira agakiza, ko agakiza turakasanga ngo agakiza message Kristo yamuzanye. Turasoma muri Luka 1:77. Luka 1:77.
Luka 1:77. Dore agakiza dore ni aka ngaka ngo 77 haravuga ngo Kristo yatuzaniye agakiza, ariko aka ngaka yadukijije kuba imbata z'ibyaha. Hanyuma icyamuzanye nta kindi ni iki ngiki, mesaje ngo no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Kristo yaje kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu, kugira ngo tugire ubwo uzizera Kristo kuko yamubara ibyaha byacu, ibyaha bye azahinduka umukiranutsi, abazaba yakiriye agakiza, bityo bizatuma abasha kugubwa neza, abaho aticiraho iteka. Abantu mukunda guhora muvuga ngo Imana igiye kuza guhana, ngo Imana igiye kuza, ngo igiye gutwika abantu. Mubanze mumenye Imana yaradukunze. Muri ababyeyi, ndatekereza ko mu badukurikiye harimo ababyeyi, abapapa, abamama. Umwana ukunda niyo yaba yakosheje wumva wamutwika? Ese wumva ko wamuca akaboko cyangwa wumva ko wamukorera ikibi? Kandi Imana n'umubyeyi, ni uko ngo niyo yadukunze, ntabwo ari twe twayikunze. Kuko iyo ari twe twayikunze ntabwo ari gutanga Kristo, ariko kuko ariyo yadukunze mbere, urukundo rwinshi, nibwo yatanze umwana wayo kugira ngo uzamwizera wese atazarimbuka, ubwo azahabwa iki? Ubugingo buhoraho. Munyanganire mvuge nk'ibyanditswe nka bingahe. Mfite ibyanditswe byinshi bivuga ku gakiza, ko agakiza ni kanini cyane. Sinzi impamvu abantu tukumva mu buryo butari bwo, cyangwa abantu bakatubwira ibintu bitandukanye n'uburyo biri. Abefeso 2:8 turageza ku 10. Abefeso 2:8. Ijambo ry'Imana riraryoshye. Tureke babandi bahora badutinyisha Imana nk'aho wagira ngo Imana ni umucamanza ugomba kuza akica abantu uko yishakiye. Imana niyo yadukunze. Imana yaduhaye urukundo. Iyo tuba Imana izaza kuduhana, Kristo ntabwo ari kuba yaraje. Ariko bishatse kuvuga ko Kristo niba yaraje koko, bivuga ngo ni urukundo rwinshi. Niba yaraduhaye urukundo rwinshi rero, reka turukoreshe. Kurukoresha nta kundi ni ukwakira ubuntu bwayo, tukizera, hanyuma tukabaho mu mudendezo. Uri muri Kristo Yesu arangwa n'ubuntu n'urukundo no kwishyira kwizana kurigize ku Mana. Hanyuma niyo mpamvu duhora dusabana n'Imana, ikatubwira tukumva, abandi bakaririmba bagafashwa. Hari benshi bafite indirimbo baririmba zigakora ku mitima y'abantu, kubera yuko bamenye agakiza ko ari iki? Kari ukwizera Yesu Kristo. Hanyuma Abefeso 2:8 haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye no kuri mwe, ngo ahubwo ni impano y'Imana. 9, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. 10, ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ngiyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. 11,
ngo nuko mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri abo yakebe abo aba sorry abo bakebwe n'intoki ku mubiri bita abatakebwe. 12 ngo mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo, mutandukanyijwe n'Abisiraheli, ngo muri abashyitsi ku masezerano n'ibyasezeranijwe, ari nta byiringiro mufite by'ibizaba, ngo ahubwo mwari mu isi mudafite Imana rurema. Ni ukuvuga ngo kera Kristo ataraza ntabwo twari abanyamahanga, twari abantu bakebwe n'intoki, twari dutandukanyijwe n'Abisiraheli, twari kure y'Imana. Ariko ubwo Kristo yaje, ari Abisiraheli ari n'abanyamahanga, ari nabwo rya jambo ravuga ngo ari Abayuda ari n'Abagereki, ari abanyamahanga ari Abisiraheli, twese turi umwe muri Kristo. Hanyuma nimba Imana ivuga ko uri umwe muri Kristo Yesu, njyewe nawe ndimo ndabwira abizera Yesu Kristo umwami n'umukiza, nimba turi umwe muri Kristo Yesu, ndinde wo kugucira urubanza yuko utari umwizera, kandi Imana itagucira urubanza ko utari umwizera. Imana irakubwira ko uri umwizera, hanyuma ndinde wo kugucira urubanza nkubwira ko utari umwizera. Bene data, tube maso ko turi mu gihe abantu benshi bagiye kubaho badasenga, kandi iki ni cyo gihe cyo gusenga kugira ngo tumenye ubuntu bw'Imana butagira akagero. Ni bwinshi, tube hafi dusenge, twizere nk'uko Bibiliya ibitubwira, bityo tuzamenya byinshi. Tureke gutega abantu amatwi bakatubwira ibintu bijyanye n'amarangamutima yabo ariko bitari muri Bible. Reka twumve dusome ibiri muri Bible. Hari ibyanditswe byinshi bivuga ku buntu bw'Imana mu kwizera Imana, nta kindi. Ariko n'ahantu namwe uzasanga hari ijambo bavuga ngo umuntu azabeshwaho nuko azajya mu ijuru cyangwa azabona agakiza kuko yubahirije amategeko. Cyokoze amategeko yo uzayubahiriza azabeshwaho, ariko ntabwo ariyo azamuha agakiza. So bene data, twakire Kristo nk'umwami n'umukiza mu mitima yacu, tureke kwiciraho iteka ngo tuzapfa kandi Kristo atatubwira yuko, cyangwa Imana itatubwira ko tuzicwa nuko twubahirije amategeko. No, amategeko na Kristo ntaho bahurira. Uyareke uyubahirize kugira ngo ubashe kubana nanjye neza n'abandi uwo ari we wese, ariko ku Mana naho uzahurira n'amategeko. Cyokoze wowe na Kristo muzaba umwe. Kristo ni umutwe, twe tukaba ingingo ze, bityo niyo mpamvu dusenga tuvuga ngo tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Mu yandi magambo ibyo tuzavuga byose bizarangizwa n'ijambo ryitwa ngo kwizera. Kwizera ni ijambo rinini cyane, bisaba yuko tugomba kugira kureka kumva ko turi abanyabwenge cyane ngo tuzi ibyo turimo. Uwibwira ko azi abatazi, mumfashe dukurikire ijambo ry'Imana. Umunsi kundi tuzagenda twigana ijambo ry'Imana kandi bizagenda bidufasha. Uyu munsi twize ku gakiza, ikindi gihe tuziga ku kindi gice nacyo cyiza gifasha umuntu
ni nacyo kizatwereka ishusho y'umuntu nyakuri. Ariko uyu munsi twizeye ku gakiza, kandi agakiza kaduhesha kwizera. So ijambo ryitwa ngo kwizera ni rinini cyane bavandimwe. Dusome Bible, bizadufasha kumenya ubuntu bwayo bwinshi butagira akageyo. So amahoro n'imigisha bibabeho. Ni Profete Elisa mwamuri kumwe nawe. Ciao ciao. Reka tubashimire mwe mwese twabanye kuva iki kiganiro gitangiye. Burya biragoye ku bintu by'Imana kugira icyongeraho cyangwa ukuraho. Ibibazo byose mushobora kugira mushobora kutwandikira hano muri comment, ubutaha twazaba Elsa yadusuye akabafasha kubibasobanurira. Reka tubashimire mwe mwese, mukomeze musangize iyi video igere hose, ubutumwa bugere hose, kandi muna subscribing, muna sharing, munatange comment. Ciao ciao.